noneho rero nje mugende mujye mubazana sibyo ko impungenge dufiteho niziye ikiri data arashoboye ikiri nanje ndashobotse ubwo koko njyewe nta mpungenge mbafiteho sibyo reka kasta muzabazana nkabishyura ari uko nababonye hari ikibazo kandi ndikubona yabura abantu gute ikibazo ari kuguhangayikisha nkabona uko ujajaza umutima shitse umutima impembe twizeye ubundi reka mbabwire njye mureke mbanze nambabwire buriya aka kabenge ko gashinga aha ngaha nari mfite imigabo n'imigambi ko ngomba gucuruza kigahinda wakoranye natwe rero rega nta muntu ntukibure kumuhinda rega dore ibintu bibagaho nibi unabimenye mu buzima bw'ubucuruzi hari ikintu cyitwa gushora no gutanga amafaranga kugira ngo business igire gute itangire kwitega amatwi hakongera hakazaho n'ikindi en general muri izi minsi bitaga ngo poromosiyo cyangwa se kwamamaza ni nko gutandika none ushinze ibintu bigutwaye amafaranga menshi nta n'umuntu n'umwe uzi ko ibyo bintu bikora nta n'abantu nibishaje niba nakumenye udashaka abantu barakwamamariza ibikorwa barabivuga mu bantu barashaka abakiriye urukumva izo serivisi utazaba uzikoze ngo ziguhombe mwereke n'ikintu utaruzi iyi kakiyaga wacuruza kigahinda n'uwahogoroye n'abasengezi yewe data we arega ibitekerezo byanyu njye ntabwo ndi no kubisubiza inyuma ahubwo mureke mbabwire iyo ikintu tubundi reka buracenze nkubaza ikibazo uya niwe nandi gushaka cyane watubonye kwitegereza watubonye nababonye oki nitwe rero nitwebwe umva rero mureke mbabwire sibyo tugira n'amasezerano sibyo ahubwo ikintu cya mbere nkeneye ni abakiriya sibyo ngacuruza sibyo kandi oya buretse ntega amatwi ndacyavuga haleluya haleluya ko Yesu ngo arebe ibintu turi gukora ngo arebe ukuntu turi kumusubiza ku musaraba ngo arebe ukuntu turi kwanga gufasha imfubyi n'abapfakazi ngo arangije ararira bene data turasabwa kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihamye dufashe imfubyi dufashe abapfakazi buri wese uko yifite haleluya bene data haleluya nuko Hezekiya ngo ageze ku rudodo ageze ku munsi gwa nyuma Yesu aramureba ariko ngo Hezekiya yibukije imirimo we ngo aravuga ati Yesu kuki narebye imfubyi kuki narebye imfungwa ukaba wemeye ko ngenda hari ibyo ntari natunganye ngo Yesu arareba aravuga ngo nkongeje imyaka 40 haleluya kugira ngo tuzibutse Imana tuzibutse Imana imirimo zacu zizagera haleluya bene data haleluya nyiraneza ibuka hana we ari kurira ku musozi we hari igihe ageze mu rusengero maze ngo kubera gusenga bucece ari kwivugisha ngo baravuga ngo yasinze isindwe ariko mu by'ukuri ntiyari yasinze ahubwo ari kwibutsa Imana ari kwibwira ati Imana nakoze iki ari kwibwira ati Imana wandegera ari kwibwira ati Imana babarira umwana nanjye nkikire nka Penina maze noneho Penina unyishimaga hejuru acoke haleluya haleluya igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu igicaniro cy'Uwiteka kiri hano we igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu 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 ayiwe ni mucote we mucote we abagabo abagore mucote we igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu haleluya haleluya amen Imana iradukunda
mugenzi wawe Imana iradukundaga nuko muri Yohana 3:16 haranditswe ngo kuko Imana yakunze abari bisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bwawe. Mugenzi wawe ngo Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ibwira mugenzi wawe Imana itangaga. Haleluya. Noneho twebwe ko ntabwo duhemukaga ahubwo turahemukirwaga. Jiro ntabwo nabahemukira buri Turi bana kimwe. twahuje ntabwo nabahemukira. Ingo wewe wigira ikibazo urumva ari ukuvuga ngo umuntu ukunywa nubu naho ubundi hari ahantu bari kumarizwa bari no kugusuzuma nta kibazo bayerekana bari no kuvuga nguri ni nta kibazo ako nje ndavuga ni akugira umuntu umuvandimwe mwitimbwa mura mukome ni karibu mwa bo ndagufungurira iki Ruzi dore nguyu ndisi nkwaguze Amukiri uruko bibona ko ariko hano ho ari muri VIP nimba nta rusaku ruba ruhari niho naje ariko si urusaku urakura he urukugenda ndikugenda reka kuyishyura hari ikibazo se ku mafaranga ganje gonga rurira Magana 500 wareka nkaga 500 nkagagushakira mu gira vuba vuba nkagushakira mu ndi urabugeza hano mu gihe kingana ute nzongera kugasubiramo ahubwo se makunge hari bose ikindi kintu mese no genda ndatekereza ibyo ibi bintu kandi kumva twabishira ku rundi rwego Jesi ndabyanza jewe noneho ikintu ndi gushaka gukora bura hari systeme nize kuje ndazanira rimwe abantu sibyo urane mpamvu nzanya abantu 8 habazana n'abacuranzi wampaye akazi nakubucuranzi ngashaka abakiriya n'abacuranzi babo oya abacuranzi ubaretse we banza uzana abakiriya babanze bagwira aha ngaha abagira ziruse yabuze abakiriya n'aba bose ntiwangwara mu rwego banduzanye hano kumva atari kubamo agakosa kandi iyo mikitsi nakubwiye aka kabari ntabwo kagomba kuzamo imikino n'ubushaka uriho ibintu byo gutandaraza uratagarana muri bande so bakudutangira ukuma kwibihanga bibiri urabiteka muri bande bava gutanga ibitekerezo mu kabari kacu none se ntiwigeze utubwira uyu nakoraga akazi kamwe nk'akacu ubwo se ahubwo ubwo uyu nguyu hari n'abandi abari n'abandi si bakuzanaga abakiriya uya n'uyu wenyine rero mukureho tuje muvaneho nuko niturenda gukuriza ku giciro zikorazanye babiri uhembaga ngahe mbaga ngahise ntawe urukundo nzaniye umukiriya umwe muha 500 gahumba abo tuzagakorera turi babiri ukazungukira he ukazungukira wowe inyungu yivana ngare 500 aragashanya azanye umuntu ntagize ati azanye umuntu guco ibyo bintu muri kuvuga atabe biri kunyimisha akazi ibyo bintu muri kuvuga ago mafaranga arata gava mu bintu byinshi cyane Yesu Kristo Haleluya wowe Imana yo mwishara iguhaye umutwara Amen. Hallelujah. Urakoze papa mutambagije. Urakoze mana. Imana imuhaye umutwaro. Haleluya. Uzumwahe umwahishe. Kandi ntuzibagirwe gushima. Haleluya. Imana nzagushima. iragukenyeje. Haleluya. Yesu Kristo. Haleluya. Imana mwisho. Amen. Igukijije uburwayi. Amen. Haleluya. Imana mwisho. Ikurinze uburwayi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi Imana ikuye urupfu mu muryango. Amen. Haleluya. Yesu Kristo.
Uwiteka nushimwe. Imana yo mu ikomeye wa Mungu. Imana ikurindiye amahoro. Imana irakurinze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Uwiteka nushimwe. Imana yatureba turagushimye udukoreye ibitangaza uvugana natwe data uvuganye natwe unyuze mu buhanuzi dushimye ko hari abuhaye ibintu tugushimye ko hari abukijije ubugwayi turagushimye ngo ngare utugeraho data izina ryawe rirabwa icyubahiro ubwo rero Mana ukomeze ubane natwe mu masengesho yacu ukomeze ubane natwe muri guno mwaka reka ino kakiyaga ikizwe kubera amasengesho yacu reka ino kakiyaga abarimo bagende neza data mubyeyi bana natwe rero turagushimira mu izina rya Yesu amina mwebwe ayo mpereza ariko si wareka kumva akoroze ushaka kumva twetega amatwi uvugane n'indi mihirimbiri bakugiti dora bavuze ko ndabikora ukanyumva wenda Ruziga ibi bintu nje ndabikora reka tabwana reka kumva ibintu bya ago magana ibyo bintu akagere kwa nk'umubaga mu cyabane turi babi vakugaca kandi buri muntu akuzanira abantu ndakuzanira abantu hata 250 nje ndazana umukira 200 kuzurana kuzana umukira 200 aho wibiye 500 kandi wagabonye ibintu uri kuvuga birakongore birakongonye nibanyirukana hano urungo hano turishira wambwira akoze abo bazakora baki mureke mbabwire njyewe nyirekazi uri kuvuga ndi kumva turishira si nk'ubu ikintu byari guhera aka kanya n'uyu munota ntabwo ugikora ahangaha urabona n'aba bagabo urumva ni babiri kandi bazajya bakora amafaranga ngo hemba ku ituri imwe umukiriya umwe rero ariko si aka kanya imugwanire mu kabari akazi karavuna bira mu kabari barakwirukanye ta nta muntu uri kureba wandesire none si mwama nje nkikorera ibyo ndakora nje hano kwicara umva rata weho wihangayika kandi wigira ikibazo na kimwe mu buzima bwawe kano kazi turagashira ku murongo umva rero mwumve ikintu gihari murabona ko ndamwirukanye simwirukanye mureba mwabagabo ndi mu ntenguhe muzanira abakiriya kandi beza umura niba ibintu tubirimo tubigiyemo iyi kajyaga data yabanye n'abantu benshi nanje Nsabi baranzi inako kwacyaga nta hantu natambuka ngo abantu bavuge bati ngura nta baranzi nacukuye imisarane baranzi imva icupa sawa uza abantu nahambye ibyo byo bonyine uza uko nataje data turagushimira Imana y'ukuri komeza kunyobora uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka kandi kubaho ndagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu Haleluya bene data amin Imana ishimwe ubwo Imana ituvuzeho haleluya amin Imana iturebera aho Imana iturebera aho tutareba 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 ayiwe hanga Imana iturebera Imana iturebera aho tutareba ubu mwafashe umwanzuro ngo nta handi hantu tugiye kuja kuri bata usibye ishyamba rya Rose ariko nje ubu naraba narahumaniro byararangiye ubu bibaye inshuro ya kangahe bakuye mu ishyamba ryanje ko nta kintu uwabazana
iki si cyari igiti nateye iki si ikindi ariko muri kuyarera ari kubarebera mugende mu rusengero niba mwana mufite amakuta mundire mushaka ariko kino ni icumba tuba turi kugira ngo twibohore mu murima wande rero nicyo kibazo cyo kubaza nta kintu twangije rwose mabusha nabayeho n'umwogoshe nacuze n'amasuka ngamakorana n'ibyuma nabyo narabicuraga n'amapanu ibyo bivemo nakozeho n'amasafuriya nahawe ninde wavuga ngo ntagaze bashikira icupa nabayeho korodoni mumureke n'inkoni umfarata nabayeho korodoni oya ibyo bivemo icupa saba nadozeho amapeso ngiye nshaka abakiriya ibyo uri kumbwira nta kibazo izo ni sefu zawe igihe cyo nshaka ni abakiriya natwe ico dupfa ico dupfa niba twazanye umukiriya ntabwo tubwira ngo mureka abanzanywe n'iki n'iki tukigeze umukiriya ahangaha nawe wishuye byaba ari byiza ariko se Rusiya ntimumubonye ntageze hano none se simwishyuye na mbere yuko biriya rero kuri nje byanjyohera cyane nibyo mbaga nshaka njyewe rwose si nta vanse tumanze tuzana abantu oya nta avance rwose reka wowe urabanza ukazana abantu nkaguha amafaranga turaje kano kabari gahinde urebe ukuntu biragenda ruziga ahubwo intebe ushaka izindi ruziga ubu se igiti cyanjye kingana kuri niko nagiteye kingana mumaze mwitegereza ahantu muri kubyina uko hameze murebe naho nateye ibiti uko hameze ubu kibaho bitameze gutya ariko nawe Imana izaguha umugisha use ko kuki utagiye mu shamba ryawe nta shamba ufite wowe nta shamba ufite amasengesho aho tuzagera hose ngo tuzahagera ariko icyo kibazo nibaza tuzababwira kugeza ryari ariko impamvu twaje kuhicara no kuhasengera twabonaga nta biti bihateye niyo mpamvu iki si niho wagiteyeho mwari bati isambu yanje gutya igiti kikavaho twari tukiri dutoya nzajya guhinga rimwe ndi guhingira se ahangaha ni ubwihugiko kugira ngo tuvugane n'Imana rwose tubyumvikane mushorere mugere muje kureba muje kwererera nta n'isoni nawe ugana gute nawe ugana gutyo ntuzi ko igiti gifata mu butaka Imana ibaga yantumye okay niba yagutumye rero ntigutume mu sambu yanje shorera umuhari ugende ko twari tugeze igihe nizo nkurikirane zose zishane zigenda ariko Imana iturebe tabuka neza nyagakobwa hano nawe wakabonye mana genda wakabonye mana nizere ko nazongera kuhasamba mu sambu yanje bashenze ruziga suri ruziga suri rutindukana mureba cyane suri inzovu z'imirindi cyane yewe uzasenga Imana ikugirira urukara rwa bishingwe kandi kano kabari kawe nikamara kuryoha n'abakobwa bambaraga amakaraso bakaje imbere y'abantu bagakeza hano tuzaba oya njyewe ndi kumva muvuga umushinga ubundi nshaka uzakugira umucuruzi wa mbere w'akabari hano ku Kacyiru cyane bizagenda sawa siyabona ngo nawe ngaje yewe nawe uramuhambirwa ngo ni Rusiya ankubitire mu gafuka abagabo ntari nababona yemwe murabo yewe mwana murabo twebwe nyine turi abakozi b'Imana ubwo rero twari turi gusengera ahantu twahimbawe rwose n'abantu bafashijwe umubyeyi haraje adukura ngo mu murima ngo ni mukwe Satani amukoreramo atubwira nabi ariko kubera ko dufite umuhamagaro wo kugira ngo tuje tubabarira abantu nta n'imbabazi bari badusaba
twamubabariye ubu turi gutembera nyine turi gushaka ukuntu twabona ahandi hantu duca ingando tugasenga dufite ibyifuzo byinshi tugasenga hasigaye amasaha agagera twihaye tugataha cyangwa se byaba ngombwa dufashijwe tukarara ubwo ni rwo rugendo muri kubona dufite murakoze bana b'Imana kandi namwe mushaka mwaza tugafatanya tukaje gusenga aho turagera none se ahubwo aho mugiye murahazi oya aho turagera tukabona turahashimye kuko nta masambu dufite kandi ndi kukubwira ngo ni nkaho turi kuja aho Imana yadutegeka kutwereke ntabwo iri kubategeka kuja mu nsengero mu nsengero insengero biri kumvikana kandi murabizi ko nawe uri muri iki gihugu insengero nyinshi barazifunze ubwo tukavuga tuti none ijambo rizatubyiga mu mutima turisohorere hehe dufata umwanzuro wo kugira ngo tuje turateranira ahantu runaka none si dusohora amagambo twabwiwe n'Imana ubundi ko gusenga kose ari ugusenga ibizina hazikinze umuji ntibari gukora ntabwo bazikinze zose bakinguyemo rumwe kandi noneho uri kubona icumweru ni kinini ubundi haje agahara abakozi ubwo ntiri kubakoresha amakosa oya sindi kumva mwarabonye n'akanya ko gukora uturimo oya tuvuga ahubwo ako kugira ngo mugire umwanya munini go gusenga gurutu go gukora mukaba mugugabanye bene data rero nta makosa turi gukora kuko ibyo turi gukora byose Imana iri kugira ikohereza umuntu akatubwira ngo muri mu mujo mwiza Yesu abashaka amen amen ariko rero ntekereza ko bagababwe bati hari amabwiriza mukwiye kubahiriza niba ari bidatunganye mukabitunganya mugasengera hatunganye hemewe n'amategeko ni ukuvuga ngo ntabwo byemewe gusengera mu butayu pe ariko kubwo kubyigwa n'ijambo ry'Imana kandi Bibiliya iravuga ngo aho muzagera hose ngo hazaba hanyu hazanera aha amayupi yayigino rero ndi kubona muragabona bibagoye Imana iri kubategeka gufata uduce twaha none se turi kuhasengera rwose ko nta kintu turi kuba tujanye n'uwo mubyara tubajije ati ku kimwanya iciye ibiti turamwereka tuti nta n'ingemwe n'imwe twishe ese ubundi yemwe umbazi hakugira ngo muzenguruke wabereka ahantu hameze neza ho gusengera urakoze mwana wanje urahafite twafite turi babiri muje kuhatwereka gafunguye ubu vuba kabisa ni hasha ntabwo wavuga ngo ni mu rusengero namwe rero none sanirwo mujo muri sanirwo mujo niwe yatwereke twereka aho ngaho tubwirana ibyacu bigakemuka tugahamagara Imana muri kuboneka turahari n'aka kanya turahari mu bindi Imana yatubwiye yari yabivuze ko turabona abantu ngakawa kabonye ntabwo kakiyaga ntiki ahubwo se ukaba ugiye guciya yaba byiza tunyuze iki aha kugira uzapfa uzapfa gukandagira ku kakiyaga ziriya nzira bafunze ziri hejuru byakugora none tumanukira hamwe reka nkwereke tumanukira hano turi kuja nko kuri nayiwe ngo Imana irebera numva abantu kakiyaga nta muntu n'ushari kumbi mwese mwagiye urubike neza ndaza kurangura oya utanabikinisha ku rutanga rwose ndaza kurangura mwihute sawa hari ikindi bara umwe njira babiri ihute batatu ihute bane ni karibu batanu ni karibu batandatu abandi mwicara hariya barindwi uri
kubakurikirana mwa. Ni karibu. Abandi mwicare. Nakwiwe se. Abo ariko mutanakwiwe niba hari abandi. Mutanakwiwe. Nabo ngabo. Twakubwiye sha. Abantu b'abagabo kabisa. Gira rero ngirira. Ahubwo umbase anda hano nyine. Za anda ahubwo y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse ntabasha kugeza no mu rupfu vuba. Haleluya. Amen. Yohana 6:1 haravuga ngo Yobu aherako arasubiza ati ayi iyaba umubabaro wanje washobora kugerwa n'ibyago byose bigashirwa ku bipimo. Haleluya. Amen. Nyine Yobu yifuzaga ko ibyago byakagombye kuba bikeya ngo bigapimwa. Ese wenda hari n'igihe yifuzaga ati yabaye nanamenyaga ko ndahura nabyo, kandi icyo cyifuzo ntawe utacifuza bene data. Ninde wakumva ko aragera kuri kaburimbo bakamugonga akaba agifashe urwo rugendo? Haleluya. Amen. Nawe rero yarageze mu bintu bikomeye ngo kuko ngo byarusha umusenyi wo ku nyanja kuremera, nicyo gitumye nihutira kuvuga. Kubera ubwo ngo nibyo nyine ngo kuko ngo ibyago bye yabonaga ko ari byinshi akangari, ariko ati kubera ko byaruta umusenyi wo ku nyanja, niyo mpamvu yaragize icyo cyifuzo ati yaba we, ati yaba byagerwaga we, wenda ati nkabona ibyago bike we. Bene data ntawe utakwifuza icyo cyifuzo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iny'icyari ndende cyane nimuvuza amakondera muyizenguruke karindwi, ibibazo bizashira. Ndakwakiriza iki mada? Ntacyo. Ndakwakiriza iki mada? Ndakwakiriza iki mada? Wowe mwa ndakwakiriza ntacyo. Ndakwakiriza ntacyo. Kesho ndakwakiriza ntacyo tuzanywe hano gusenga. tuzanwa no gusenga. Ndakwakiriza iki mada? nimuzenguruke karindwi, Wowe ibibazo twirije uyu munsi kuva mu gitondo kugera nimugoroba nta kintu turakora. Ibibazo bizashira, ibibazo bizashira, ibibazo bizashira, ibibazo bizashira, ibibazo bizashira. ese mujana gukora Tuje gusenga Imana. Haleluya. Amen. Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Ibibazo bizashira, ibibazo bizashira. Haleluya. Mari n'umugisha. Ibyago byose ntazamurikira umwami Yesu, ntazamurikisha
yemwe bimeze bite byanyu bimeze bite murakoze rwose none twahashimye si yababwiye nyine ari kutubwira ngo reka ngo agire icyo twakiza kandi ntabwo turi mu masengesho ntabwo turyaga nta kintu turafata ese mwazanye haba hano njye n'abatumye abantu bo gusenga cyangwa n'abatumye abakiriya bo kunywa hanywa si mubujijwe n'iki kunywa turi mu bihe byo gusenga uwiteka hari usenga gatari kujya kwiyiriza kugira ngo amasengesho go turi gutura uwiteka agabone tuba tugomba kwiyiriza hari n'ikibazo ariko umuntu aba agafite akadutegeka kumwiyiririza ubusa nk'ubu ngubu ku musozi w'iwacu dufite umugore ufite inda imaze amezi 17 atayibyara ubwo uwo muntu niwe turiyiririza ubusa ibyumweru 3 kandi ngo nta kindi gikuraho uwo mudayimoni cyo gusenga no kwiyiriza ubusa wewe icyo warupfa n'abana akabari karimo abantu ngaba mwishurira buri wese baragira aho bamwe ko muri abarwayi bo mu mutwe turwaye si umukiriya si iyo umuntu avuze umukiriya aba ari iki umuntu ko tubwe ngo umuntu apfa kugera hano ugahita utwishura umuntu so kuza kwicara gusa ko bari kumwe ngo baje gusenga njye n'abatumye we urabihera muraganira urabibabwira ibyo hawe ahubwo muri kurira mukabona uyu mutwe arisho twebwe izacu ni iki ariko umva yemwe bahungu reka mbabaze ko mwatubwiye ko mutuzanye ahantu ho gusengera yego undi mutuzanye mu kabari aho mwari muri siza n'indaro bahayeho amahoro muri kukizerera mwari muri kukibungamo mwabuze ishikiza kumbe bababwiye ngo muje gusenga mugize amahirwe mubonye n'intebe ahantu mwakora icyo mushaka mwe mupfa kunywa mwe mwiduteza rubanda musi mwebwe ntabwo mwaba mugiye kuducisha mbishaka mu izina rya sitoka satani abo basimu bashaka kuduca amazi ibi bintu dukoze ntari rya Yesu bahagende bacyasigare abakurimo bakugumemo nawe ntiwanywamwa abakene baruturumayo ajya acapfuye mu mutwe harya murajya mu murima w'abandi bakabaca ntago maguru ubuse ntimusebye kuba udusebye gute ko dusebye dute mbwira undi muntu kugeza hano wumva iki mu rwego rwa poromosiyo burana barahabonye si ko habona bimariye iki baraje kuba baje bakahicara bakahaterera indirimbo bimaze benshi bafite jewe nkeneye abantu bo kuza kwicara hano cyangwa nkeneye abakiriya bo kuza kunywa bakama amafaranga nese tugukorera iki nkorera iki se ahubwo niki mutankore mugatuma nirukana Rusizi tubwe mushaka Rusizi ntabwo mwabibonye ko rero kunzana abantu none muraje murambwiye ubusa mumbwira ibintu biki ndabizeye mutumye nirukanira Rusizi twaduru gukorana neza ari muri gukorana se kirusi urazakugeza ko azangeza gukise ngayenda yari yazana abantu nkabera tuzanye hano aba muzanye ko barutwa nikisi barutwa nuri umwe yazanye nk'amahamagana simwe kankwe nyabugo kankwa macinya kankwa marongoro umuntu akuzana imisa ya mbere yose sutiye imisa ya mbere si rununu rusengero nyese rununu rusengero ubura ubundi umuntu nkawe wavuye muri korari uza gucuruza akabari gute ibyo birabareba se kuba naravuye muri korari ibyo birakureba umva si mwana numva ikisi nta kintu ushaka kumva gahito ibi bicucu nabyo ngo nkike ngo bizenguruke karindwi byo kazengurukira ikuzimu